Reka twongere tubahe ikaze inshuti zacu mudahwema kudukurikirana aho muri mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba, dutiranganyije n'abari mu mujyi wa Kigali. Reka duhe ikaze n'abadiaspora bari mu mahanga badukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi rero twabagereye mu karere ka Bugesera ahabaye inkuru itameze neza mu matwi y'abanyarwanda, twavuga ko ari ibintu bitashwe neza kandi ari ibintu bibi cyane. Ubu yamenyekanye nka Ibyayesu ni ku murongo, amazina yiswe n'ababyeyi yiswe Nzabahayo Silas, akaba yaravutse 1975. Wakwibuka kuki yongeye kugarukwaho, kuki ibinyamakuru byongeye kumugaho, kuki agarutse kuri iyi mihanda, byagenze ute, bimeze bite? Ndi hano ngo ngusobanurire 5 kuri 5, mugezeho amakuru ye uko bimeze 5 kuri 5. Baragira bati Nzabahayo uzwi nka Ibyayesu ni ku murongo akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 17. Wumve icyabaye. Uyu Nzabahayo ari gukurikiranwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17. Ibyayesu ni ku murongo Silas, murumva ko mukwiye kumusengera cyane pe, murabona ukuntu yabasusurutsaga neza ibintu bigacamo. Reka twikomereze turebe ukuntu bimeze. Umuhanzi Nzabahayo Silas wamamaye nk'Ibyayesu ni ku murongo yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ni amakuru twahawe n'Igihe, dore ko Igihe ari cyo kitumenyera amakuru kikabasha kuyadusangiza nk'uko bimeze 5 kuri 5. Aya makuru rero twahawe n'Igihe, ni umugenzacyaha wabashije kuyashyikiriza ikinyamakuru Igihe, akabagezaho aya makuru y'uko uyu Silas yamaze gutabwa muri yombi. Reka dusome twumve ukuntu bimeze. Ni amakuru Igihe yahamirije n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira B. Thierry, yemeje ko Silas yatawe muri yombi ku wa 19 Gicurasi 2025. Murabyumva ukuntu bimeze. Ati nibyo koko Nzabahayo Silas uzwi nka Ibyayesu ni ku murongo yatawe muri yombi ku wa 19 Gicurasi 2025, akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 akamutera inda. Rero bivugwa yuko amakuru twagiye dukura hirya no hino, uyu Nzabahayo Silas, uyu mukobwa yaramutwitiye, yaramuteye inda. Bigeze aho rero umukobwa akavuga ati rero ugomba kumfasha kuko wanteye inda, ndagutwitiye, ibintu bikagenda neza. Ariko Silas Ibyayesu ni ku murongo ntiyabyumva neza, akajya yanga kumufasha. Nibwo umukobwa yigiriye inama aravuga ati rero ibi bintu ngiye kubijyana mu bugenzacyaha, ngiye guhamagara abayobozi. Abayobozi iyo baje rero nta kindi, ntago bita ngo ntago ari kugufasha, ahubwo bahita bareba ati byatangiye ute, bakareba ahantu icyaha kiri. Silas Ibyayesu ni ku murongo nyuma yo gutabwa bombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata, mu gihe hagikomeje iperereza kugira ngo akorerwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Silas uzwi mu ndirimbo nka Ntiwabiyatumye n'izindi nyinshi, akunze gukoresha mu buryo bwo kubwiriza ijambo ry'Imana. Uyu Silas rero ni muri izi ndirimbo azwimo nk'iyi ngiyi. Ndetse akamenyekana no muri iyi ndirimbo. Ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ngayo nguko rero murumva bakunzi ba Silas ukuntu bimeze kabisa. Reka nizere ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, kandi ntiwibagire gukora ku nzogera, usharinge. Iyi ni channel yanyu igiye bagezaho amakuru mashya utasanga ahandi. Ciao ciao.